twakiraga umwami Yesu atemba nk'uruzi ab'isi ntibayazi mugenzi wanjye icyamuka yagira aya makuru ni impamo atemba nk'uruzi ab'isi ntibayazi mugenzi wanjye icyamuka yagira mbega amahoro we mbega amahoro wawe n'Imana ubwo twakiraga umwami Yesu mbega amahoro we wawe n'Imana ubwo twakiraga umwami Yesu atemba nk'uruzi ab'isi ntibayazi mugenzi wanjye icyamuka yagira bari bamugisha cyane atemba ab'isi ntibayazi mugenzi wanjye icyamuka yagira yambereye isoko nateze gushira nzayahorana ayo mahoro yambereye n'ukuri nateze gushira nzayahorana
nashize inyota nashize inyota y'ibyaha. aya mahoro ntabwo atangwa n'inzoga ahubwo ava muri Yesu. Twabihamya twese. Nashize inyota nashize inyota y'ibyaha. Kuko amahoro anyuzuye. yambereye nk'isoko yambereye nk'isoko Nateze gushira nzayahorana. amahoro ya Yesu yambereye azamura gutya ibiganza nateze gushira nzayahorana. twafata telefone tukazamura gutya twacanye amatara ikimenyetso cy'urumuri Yesu yazanye mu isi. Afite amatoroshi tuyacane tuzeguze gutya imbere y'Imana tuvuge ngo ayo mahoro yambereye nk'isoko kandi nateze gushira. Yambereye nk'isoko Yambereye nk'isoko nateze gushira nzayahorana. amahoro ya Yesu yambereye Yambereye nk'isoko nateze gushira nzayahorana. Yambereye nk'isoko nateze gushira nzayahorana. Yambereye nk'isoko nateze gushira iryo ni isezerano ryacu bizera. Yambereye nk'isoko nateze gushira nzayahorana. Yambereye nk'isoko nateze gushira no abe Mzee, waririmba nawe. Yambereye nk'isoko nateze gushira twakomera Imana amashyi kandi kubwe. Again. Yambereye nk'isoko nateze gushira nzayahorana. Ntabwo nashize inyota y'ibyaha. Yambuye ibikomere no mu mutima. Nashize inyota y'ibyaha. Kuko amahoro anyuzuye. Yamvuye ibikomere yamvuye Ibikomere zo mu mutima mu mutima nashize inyota